Ndabasuhuje inshuti bakunzi babaho neza. Uyu ni wa mwanya w'ubuzima, uyu ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugubwa neza, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza. Wowe wumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uherereye hose, guhaye ikaze, muri kumwe nanjye mujyanama ubifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Nk'ibisanzwe ntangira nshimira mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikiye kandi turi kumwe. Ntangira nshimira wowe wamaze gukora subscribe, nawe ugiye gufata umwanya ukadukurikira, warangiza ugakora subscribe, warangiza ugakora like, ugasharinga, ugasangiza abandi. Mwese muri ab'agaciro, namwe mukomeje kutwandikira kuri email mutwungura ibitekerezo, mudusaba ubufasha. Mwese aho muherereye, bifurije kugira ibihe byiza, n'abarwaye bifurije kurwara ubukira. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti. Uyu muti uvura ise, ugakuraho ikibibi cyangwa n'andi mabara yose yaza ku ruhu rw'umubiri bitunguranye, bitewe n'imisemburo cyangwa bitewe no kubura amavitamini. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere y'uko nkubwira umuti, ndabanza nkakubwira bimwe mu bitera iyo ndwara ndetse n'uko wayirinda. Nk'uko nkunze kubivuga, kwirinda biruta kwivuza. Ubundi wakwibaza ngo ikibibi giterwa n'iki, kizanwa n'iki, kiza gute? Ubundi ikibibi ni iki? Ikibibi ni ibara riza ku ruhu, ibara risa umukara, kandi ikibibi kirakura uko iminsi ishira, kigenda kiyongera, ukabona aho hantu cyafashe hari kugenda hahinduka umukara kandi byiyongera buri munsi. Ikibibi rero giterwa n'umusemburo wa melanine. Akenshi ikibibi kikaba gikunze guterwa n'ubukana bw'imirasire y'izuba. Mu gihe ukunze kujya ku zuba rikarishye, hari igihe imirasire y'izuba iza ari mibi. Ya mirasire mibi ikarasa ku ruhu rw'umubiri ku gace runaka, bigatuma hahinduka umukara. Bitewe n'imisemburo umuntu afite mu mubiri, hari igihe ikibibi kikiza. Iyo hantu ikibibi cyafashe, ya misemburo yongeye gusubira nk'ibisanzwe, hari igihe kigenda gishiraho. Nk'uko akenshi ikibibi giterwa n'imirasire mibi y'izuba, niyo mpamvu ari bibi, bibujijwe gushyira umwana w'uruhinja ku zuba. Niyo mpamvu akenshi usanga ikibibi gikunda gufata mu maso, gufata mu isura, nuko mu isura, mu maso tutahambara, nta mwambaro wo mu maso uhari. Niyo mpamvu imirasire ikunda gutwika isura, ugasanga biguteye ikibibi. Niba ufite akazi kagusaba kugenda ku zuba, gerageza ushake ingofero ushobora kwambara ikagutwikira mu isura. Reka turebe noneho indwara y'ise. Ise nayo ni indwara y'uruhu, ariko noneho yo itandukanye n'ikibibi. Ikibibi cyo aho gifashe hahinduka umukara, ariko ise yo aho ifashe hahinduka umweru. Ise ni indwara iterwa n'agakoko ko mu bwoko bw'imiyege. Mu busanzwe aka gakoko gakunda kuba ku mubiri, ku ruhu rw'umuntu, gusa nta kibazo na kimwe gatera ku mubiri w'umuntu ndetse no mu mubiri w'umuntu, kuko gafitiye akamaro uruhu rw'umubiri w'umuntu, kuko karinda indwara zimwe na zimwe zifata ku ruhu rw'umubiri w'umuntu. Hari igihe rero aka gakoko gashobora kwiyongera, ari nabyo biza gutera indwara y'ise. Icyo gihe nibwo ku ruhu hatangira kugaragara amabara yerurutse. Ariko ise ishobora guhindura ibara bitewe n'uruhu rwawe. Ushobora kuba uri inzobe, aho ise yafashe hagahinduka umukara. Waba uri igikara, aho ise yafashe hagahinduka umweru. Ku bantu b'inzobe, aho ushobora gutandukanyiriza ise n'ikibibi, ni uko ikibibi kiza ari ikizeru, kandi uko bukeye n'uko bwije kigenda kiyongera. Ariko ise tuza ari udusharu tumeze nk'uturongo cyangwa twenda kumera nk'amaribori.
Dore rero ikimenyetso kizakubwira ko ufite indwara y'ise ku ruhu ariko ikaba itaragaragara, itaraba nyinshi ngo ya mabara agaragare. Ushobora gutangira kwivura hakiri kare. Mu gihe ukoze siporo cyangwa uri gukora akazi k'imbaraga ukazana ibyuya, ukumva bya byuya aho bigeze ku ruhu harokeye ugatangira kwishimagura, aho hantu ibyuya bigeze ukishimagura hakokera, umenye ko indwara y'ise yahageze. Ukibona iki kimenyetso rero hari ibyo ugomba kwirinda. Ugomba kwirinda kugira ibyuya byinshi, kuko ibyo byuya uko byinjiramo kubera ko uruhu ruba rwarangiritse, nibyo bituma hagenda hahindura amabara hagasa ukundi. Kuba nta budahangarwa umubiri ugifite nabyo bitera indwara y'ise. Uba ugomba gufata amafunguro afite vitamine zihagije. Kuba ahantu hashyushye cyane nabyo bishobora kwangiza uruhu bigatuma urwara iyi ndwara y'ise. Ise ishobora no guterwa no kuba urwaye indwara zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri, harimo nka diyabete na sida n'izindi zishobora guca intege umubiri. Ise ishobora no guterwa no guhindagurika kw'imisemburo yo mu mubiri, ariko byo ntabwo ari cyane. Dore rero umuti mwiza ugarura izo vitamine ziba zibura ku ruhu rwawe, ugakiza burundu indwara y'ise ndetse n'ikibibi. Ufata ibibabi 3 by'umuravumba, warangiza ugafata utubabi twa bambuwa, uradupima mu kiganza ukagereranya, ugafata utubabi twa bambuwa twuzuye ikiganza, hanyuma ukavanga na bya bibabi 3 by'umuravumba, ugasekurana bikanoga neza. Hanyuma byamara kunoga ugafata uwo muti ugasiga ahari ikibibi cyangwa ugasiga ahari ise. Biba byiza iyo uwisize nijoro. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe, nkwibutsa ko uwisiga rimwe ku munsi. Niba uwisize ku manywa, wisige mu gitondo. Niba uwisiga nijoro, wisige nijoro, mu gitondo ukarabe. Niba uwisize mu gitondo, wisige mu gitondo wirirwe umunsi wose, nijoro ukarabe. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Mujyanama uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, naho ubutaha.